Rwe uyu munsi wa none ndifuza kugutembereza inzu nziza cyane kubakiwe. Ni karibu. Barajya he? Igipangu basunika. Igipangu basunika. Baha iyi nzu ifate neza cyane. Urabonira Jose? Okay. Iyi nzu irasa na Jose. Iyi nzu rero iyo nyirebye numva birenze. Sinzi nimba inzara yarigeze ikuryaho. Hari abantu baba baragize umugisha inzara ntibajye. Rwo inzara iraryana cyane. Umuntu uzakubwira ngo urashonje, ufite uko ubigenza ntuzamuhakanire. Ufite uko ubigenza niyo ako kanya waba utabifite uzamutera umugongo ukomeze ubitekerezaho. Diane ntago nzi uburyo namuhoberamo kuko ni mba numva ari mugari cyane, kereka ari nk'umuntu mutoya wenda nkamugundira nkamubwira ngo warakoze nk'ijana. Icyo gihe umuruko kumugundira kenshi ubwo nyine umuntu abibuka agasubiza amaso nyuma na cyane. Naba nibuka nkigera i Kigali, naba nibuka intebe nicaramo, naba nibuka aho ndyama, naba nibuka Jose w'Icyangugu. Niwe naba ndi kwibuka. Naba ndi kwibuka Jose abantu bose bavuyeho. Rwe isi yo yakwikaragiyeho, abantu bose bavuyeho bakajya bavuga ngo Jose nawe da, Jose nawe da, Jose nawe da, bakaboroka. Woman ope ipo impowirimenti. Wewe urara kuntu motoje kandi byose ubikoze ubizi, byose urwe byose ubikoze ubizi. Empowirimenti June usa to make a difference in or community. Inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Hari icyo mpora mvuga umunsi ku munsi, tujye tubaho kandi tubeho neza. Mu kubaho neza nuko tubaho ariko tubaniye n'abandi mu buryo bwose bushoboka. Rwe uyu munsi wa none ndifuza kugutembereza inzu nziza cyane kubakiwe. Ni karibu. Iyi ni inzu twubakiwe nk'umuryango, nziza cyane. Murayibona ni ahantu heza cyane. Hano hantu abavuga n'indi baravuga barajya he? Barajya he? Hano hantu urabona ni ahantu rwose hari akayaga keza, hari bavuga amafu, yego, ibiti, ahantu nyine ho kugera wari urushye ukaruhuka. Igipangu basunika. Baha iyi nzu ifate neza cyane. Urabonira Jose? Okay. Iyi nzu irasa na Jose. Aka kanya rero turi kumwe na Jose, akaba ari umwe mu badamu navuga ngo uyu munsi bamaze kwiyubaka, bamaze kugera kure cyane. Reba icyangwe byonyine, reba umusatsi uyu ngukoreshwa nk'ibihumbi 300 nibura amaki. Kera ntabwo ruko byari bimeze. Jose uraho neza? Uraho rwe. Umeze neza? Ndakubona. Nange ntakubonye. Yego, hano handitse ngo guha imbaraga umugore, ubwo ariko biri mu Cyongereza, women empowerment, sibyo? Uri umwe mu bantu navuga ngo uyu munsi bahawe imbaraga, ufite n'imbaraga. Jose uraho neza? Umeze neza? Umeze neza. Kuri fresheries. Kubera Imana. N'abantu bake se nibura? N'abantu bake nahise. Yego. So ndifuza ko iki kiganiro cyanjye na Jose mu gitega amatwi, nta bintu byo gusimbuka. Mureke tuganire na Jose ubundi atubwire life. Ubuzima bumeze gute Jose muri no minsi,
I'm good. ariko komana siko numva ugiye mu byongereza. I'm good. I'm good. ndabona nari kukumenyera pe. Iyi meze neza rwe. Ni ukuri ndashima Imana. Ubuzima nta bwoba bw'ubuzima. Yego. Ubu nta bwoba bw'ubuzima. Yego. Ariko ari igihe wigeze kugira ubwoba bw'ubuzima. Cyane. Igihe utajya wibagirwa ari byo tubwiye byinshi. Uyu munsi icyo utajya wibagirwa ni iki Jose? Icyo naciye muri byinshi, mba mu bihe byinshi, mu bihe binini byo kugira ubwoba bw'ubuzima. Ariko muri uwa mwaka turangije nungutse ijambo rivuga ngo nta bwoba bw'ubuzima. Ko iki uvuga ko nta bwoba noneho? Impamvu abantu iyo bahari ufite abantu ubuzima bushobora guhinduka. Ego rero nanjye hari aho nagiye ngira nkavuga ati noneho birarangiye, najya kubona nkabona n'ubundi birongeye biratangiye. Rero nihaye umwanzuro wo kuvuga ngo nta bwoba bw'ubuzima. Ariko Jose nayo nkubaje n'icyo utagiye wibagirwa mu bintu byagoye ubuzima bwawe nk'umugore n'uyu munsi ujya uvuga uti harabaye ntihakabe? Ego kubura ikintu nk'umwana wawe wabyaye wasize ku isi atakugishije inama, atabigusabye, akakubwira ngo mami ndashaka igikoma, rwe ukakibura. Nicyo kintu ntajya nifuza mu buzima, nta nakifuriza n'umunyarwanda uwo ari we wese. Rwe gukodesha twakodesha, twaba mu manexi, twaba mu mashambrete, ariko ukabonamo teremusi y'igikoma yo guha umwana. Kubura ikintu nk'umwana nicyo kintu cyambayeho, ndarira amarira aratakara. Ndavuga ngo Mana, nimba ko kuri Imana ubaho, bino bitabo tugusomamo atari ibinyoma by'abazungu bataratubeshye, nyigaragarize nk'Imana. Nicyo kintu cyambayeho kirenze gupfusha ababyeyi, kirenze kugira umwana wawe kuza kuririra ngo mama ndashaka iki kintu. Kandi ubizi neza ko ashonje koko. Ubizi neza ko ashonje, nta n'undi muntu nyine nk'uko wowe nyine uri umubyeyi, urabizi ko umwana wawe ari mu nshingano zawe, urabizi ko nta wundi muntu arebaho, urabizi neza ko urarukanuye umutekerereza, azi ko ubishoboye byose. Impamvu agutuma ngo dadi unzanire yogati, unzanire ice cream, nuko azi ko ubishoboye. Noneho rero umwana wawe uzi ko ushoboye kumuha igikoma, gwe ukakibura. Nicyo kintu cyandijije mu buzima, ni nayo marira ari seriye. Navuze ati kuva nabaho noneho ndiza amarira ari seriye, nanjye ndiriye ikintu cyanyacyo. Yego. Iryo joro byari byagenze gute? Kuki wari wabuze icyo kurya? Yego mu buzima bibaho, uyu munsi bigakunda, ejo bikanga. Nanjye hari situation naciyemo mu minsi ishize, hamwe ubura n'igikoma cyo guha umwana. Hamwe nyine ibintu bihagarara, abantu turabizi ko ubuzima bujya bwiboroka, ibintu bigahagarara. Hamwe umwana akubwira ati mama ndashonje, nawe ushonje, iyo ukumva ntago ikiri kukurya, nta kikubwiye, ibintu byose ukabivaho ukabihurwa, ugasigara uvuga ngo mana wambabare ukampa kawunga ngakoragamo igikoma cy'umwana. Rero ibyo bintu nimba umuntu abasha kubicamo akabitambuka, naravuze ngo nta bwoba bw'ubuzima. Nkunda kubwira abantu niba wagize Imana ukagira icyo ubona, tujye twigomwa, tugire abo dufasha. Harimo abatamenya gutega akaboko muturanye, bakubwire ngo twaburaye, ariko ukabona isura ye, ukabona uko ameze, ukabona situation. Burya abaturanyi bacu nubwo tutabagenderera, tutatubona uko bameze, tutatubona uko babayeho. Abantu atajya bibuka gufasha abandi. Jose, wowe wageze igihe ukeneye ubufasha urabura, wumva wabwira iki? Njyewe ikintu nabwira abantu, rwe ninza kukubwira ngo ngurira ikanzu, ngurira isaha, ngurira telefone n'ibindi n'amayinite, nukuri pe uzamere nk'unyirengagijeho gatoya. Ariko nihagira umuntu utinyuka akakubwira ngo Rweme ndashonje, sinzi nimba inzara yarigeze ikuryaho. Hari abantu baba baragize umugisha inzara ntibajye, rwe inzara iraryana cyane. Umuntu uzakubwira ngo urashonje, ufite uko ubigenza ntuzamuhakanire. Ufite uko ubigenza, niyo ako kanya waba utabifite, uzamutera umugongo, ukomeze ubitekerezaho, ukomeze ubitekerezaho.
ndashaka kubwira umuntu wese udukurikiye ajya atinda ku nzara. Ijambo inzara, nge ninkwaka imodoka ntuzayime, ningutira imodoka ntuzayime, ninkwaka telefone ntuzayime, ariko nintinyuka nkakwandikira ati hayi Rwema ndashonje, nge n'abana cyangwa se abana barashonje, naba ndi kukubeshya, naba ndi kugutekera imitwe, uzampa ikintu cyatuma iryo joro turara turiye, sibyo? Nimba nakubeshye ngewe nzabyibarizwe n'Imana yanjye. Yego, ariko ntitugatekereza abandi. Yego, hari abantu usaba ngo abanyarwanda ngo murasabiriza, ngo ariko se ngo umuntu ufite amaboko abiri, diya hano muri ubu buzima urakora bikanga. Rwe, hari abagabo beza b'uburanga bahagaze bafite ubwenge, bize za kaminuza, bashoye biranga, bagiye mu mupaka biranga, bagiye muri gare biranga, bagiye mu isoko biranga, bagiye mu kimotari biranga, ubuzima buraboroka, isi irababoroke. Kuba ukora bikemera si uko uri umuhanga, si uko uri umunyabwenge, ni umugisha Imana ibiguhuhiyemo gatoya, kandi aha ni ku isi. None biremera kuwa kane, ejo kuwa gatanu bikanga. Rero uyu mugisha wo kuwa kane gerageza ubemo neza, kugira ngo ejo nugera kwa gatanu isi yihindukije. Nanjye Jose niduhura nzavuge ngo nubwo Rwema aka kanya kennye cyangwa se adafite, uyu munsi byanze, inkuru yanjye ikabidahari, supermarket yiwe ikabidahari, ubucuruzi bwe bukaba butajya. Ntuzi ko n'amaduka ashya se inkongi y'umuriro igatera? Ntuzi ko n'ama etage ashya inkongi y'umuriro igatera? Rero ibaze ngo aka kanya we wa mumama we, umumama uhetse akana aje kugusaba ari kunuka, urimo uramugaya, urimo urazamura amazuru, aho kumuha isabune y'igiceri cya 200 ufate ku byo ucuruza, ntumuha amafaranga, fata agashashi k'Inyange ugaha umwana wakanywe k'amafaranga 900, nurangiza ufate inusu y'isukari n'ifu y'igikoma kiro ugurisha 2, ubimuha umubwira ati ngaho genda. Yabigurisha, yabitanga, yabijugunya, yagira uti, wowe n'Imana wamaze kugira ute? Gukaraba byarangiye. Ndagira ngo nkubwire aka kanya kuri isaha y'isasaba ushobora kwicara ukabona inkongi y'umuriro muri parafirateye, ugasohokamo wowe na telefone yawe gusa, cyangwa nayo ukagira ute? Ukayisigamo, ubundi ukongera ugatangira azero. Ukajya gusaba akazi cyangwa ugasara, nabyo birashoboka, ukanasara. Rwema ajya yakira abantu benshi bagiye bahisha amaduka, bari aba diaspora bakomeye bakennye. Izo nkuru zawe njya nzikurikira. Jya umenya ko ikibaye kuri Jose rero nawe cyakubaho. Rwe birambabazi y'umunyarwanda yicara akishongora ku wundi munyarwanda. Nawe wasenya, nawe wabyakubaho, nawe imodoka yawe yahirima. Yo, ibira bintu binantera ubwoba. Ngo ukumva umuntu arakubwiye ngo ngiye sinababazwa n'ibibazo by'undi muntu. Uribaza kuri kwisi ngo sindi nyoko sinakubwiye. Urwe uhangayikisha ngo kuba mbabaye, ngo nta ni segonda akababaro kanjye kagukoraho. Uribaza ko wowe uri kwisi imvura yanyagiye nawe yakunyagira? Uribaza ko amenya ari kunseka aka kanya nawe ejo yaguseka? Uribaza ko rompwe ndimo amaso yose ari kuntangarira nawe ejo yagutangarira? Rero ikintu nasaba abanyarwanda, nimba aka kanya ufite ingazi uriho nonaha, gerageza uyibeho neza, umwe cyangwa babiri ubazamure, bayihagarareho, kugira ngo ejo numanuka byibuze muri ba banyarwanda bakigira kwibuka. Kuko si buri muntu uzazamura ngo azakwiture cyangwa ngo azakuvuge neza, cyane ko bigoye ko ngewe na Rweme twatandukanye ngo muvuge neza. Biragoye kuba umuntu mwatandukanye ngo akuvuge neza, kuko nakujeho hari targeting ufiteho, hari ibyo ngufiteho, ni ngutekerezaho, ni ntabibona tugatandukana utabimpaye, ntago nzakuvuga neza. Akoreze ko mvuga neza. Oya, mu bantu bakuvuga neza we nanagupfiye. Nanagupfiye. Ni blague Yego, ndabizi ko ari blague. Rero Rwe, ariko mu bantu barenga 100,000 umaze, mu bantu barenga 10,000 umaze kwakira ku nkuru yanjye, harimo 3, 4, 5 tutagucaho uri kunyagirwa. Nimuzancho ariko
ntibizanambe imana ibikurinde ariko turi ku isi bibaye ngombwa izuba rikakurasira harimwo abantu wakiriye harimwo abantu mwabanye muri RBA nimba ari RBA handi wakoreraga batagucaho cyane uri kunyumva neza bitewe nuko witwaye kuri ya ngazi yawe bitewe nuko witwaye ku nkuru yanjye bitewe nuko witwaye aha twicaye uyu munsi wa none njyewe Jose nguciyeho sinagucaho ntago natuma unyagirwa rero buri munyarwanda wese ucyambaye uyu mubiri amenye ko gusonza bibaho amenye ko gukena bibaho kubura imyambaro bibaho kubura isabune bibaho kubura ugashakisha bikanga Jose mu bantu navuga ngo ugishimira cyane bahinduye ubuzima bwawe ukavuga uti igihe nari mfite inzara ntabwo nzakibagirwa igihe ntabonaga aho kurara ntabwo nzabyibagirwa igihe ntabonaga icyo kwambara sinzakibagirwa kubera ko ari umuntu nibura wiyimye cyangwa wigomye akavuga ati reka nzamura ubuzima bw'umuntu nanamukurikirane muvane hasi mugeze hejuru imyaka igashira ni nkande mvuze umwe naba nteye abantu banjye amashyari kuko mfite abantu benshi ariko aka kanya ndashimira buri muntu wese wagize uruhare kuba Jose ameze gutya sibyo aho ari Imana imuha umugisha aka kanya mfashe umwanya nshimira abantu babiri uwa mbere nshimira ni weho jye nyihorera pe ndakuretse ariko sinagutambukaho ni murabizi yego bakunzi banjye umuntu wa mbere nshimira ni Rweme Mbabazi Imana imuha umugisha ndawakiriye sinzigera siba na rimwe nubwo ubyanga nubwo hari n'igihe mbivuga mu gihe kitari ngombwa ukavuga ati Jose ibyo mubaje si byo nsubije ariko mu bantu ba mbere nshimira aha hantu ngeze ni wowe soko umugisha ndawakiriye pe Imana iwuguhe n'abana bawe ukomeho amen umuntu wa kabiri rero nshimira kuba nsa gutya kuba meze gutya kuba ngana gutya urabizi umbona suku nanganaga sinuku nasaga siniyi misatsi nari mfite siniyi bubu nari nambaye sibyo naka gasaha ntako nari nambaye n'impeta yewe ntayo nari nambaye rero uwo muntu niwe wamunsize niwe watumye ngira ute mumenye ni umumama bita Diane yego muri ICC umuyobozi mukuru wa ICC ICC Rwanda yego iyo niyo bita International Community Center yego ICC Rwanda sinzi imigisha iyo turi gucata nge nawe nagize umugisha wo gutunga nimero ye wari bwakunda umuntu ukumva n'ubuzima bwawe ukumva n'umwuka wawe ukumva n'ingingo zawe ukabura ikintu wamwitura ukavuga ati nimubwira ko mukunda aragira ngo tena ndamusabye nimubwira ko ari marayika murinzi wanjye aragira ngo ndi gucinya inkoro ugaceceka ukabura ikintu umubwira ukavuga ati basi ndagukunda ibyo gusa njya mubwira ati Imana yo mu ijuru ibimenye ko ngira ute ko ngo irabizi ko ngukunda nimba nawe wumva ufite umutima wo kubyakira uzica uzi neza ko ngukunda Diane ndamukunda nkuko nifuza one day kuzamuhobera umuhobera gute wamugana simbese impamvu ndi kwivuga Jose uru rugero rwiza rw'umuntu wavuye ahantu habi uyu munsi tukakubona ahantu twebwe ibyo tubonesha amaso heza bitagizwemo uruhare n'undi uwo ari wese ahubwo n'abantu sibyo barimo Diane mu bantu nzi ko bagufasha bakagurikiza akakubera nka mukuru wawe nk'umubyeyi Diane abamo umva wamuhobera gute kino kibazo ntabwo ari ikibazo cyo kugira ngo abantu bumve ko no kugira ngo nyine twumve ko gutanga hari amarangamutima birema mu bandi uzi ko ushobora gutanga akantu gato wowe bita gato njye nita ko ari icyo bita
arya igice cy'ikijumba cyita guteka kandi basa ikijogo akabojo ibintu nk'ibyo urumva kariya kantu cyangwa akavungukira k'umugati yego wowe urajugunya muri pube ni igice cy'umugati capati ukajugunya hari undi muntu ji ukajugunya wakabona agashima Imana cyane twebwe ntabwo twifuza gutanga ibyo bivungukira by'imigati cyangwa utwo duce tw'utujumba cyangwa ibiryo byasigaye ahubwo tujye tubipulaninga dutegure tumenye ko duto twebwe utwo twita duto abandi ni ibya mirenge abandi ni ibintu bidasanzwe man ushobora guhindura ubuzima bw'umuntu mu tuntu duto sibyo duto ariko tubyara utunini reba Jose uyu munsi ni umudamu w'icyitegererezo kuri benshi cyane kuri abo ba Diana kuri abo ba ICC okay komerezaho Diane ntago nzi uburyo namuhoberamo kuko mba numva ari mugari cyane kereka ari nk'umuntu mutoya wenda nkamubwira ngo warakoze nk'ijana icyo gihe umuruko kumugundira kenshi ari ubwo nyine umuntu aba yibuka agasubiza amaso inyuma cyane naba nibuka nkigera i Kigali naba nibuka intebe nicaramo naba nibuka aho ndyama naba nibuka Jose w'Icyangugu niwe naba ndi kwibuka naba ndi kwibuka Jose abantu bose bavuyeho isi yo yakwikaragiyeho abantu bose bavuyeho bakajya bavuga ngo Jose nawe da Jose nawe da Jose nawe da bakaboroka hamwe byuko ugasanga abantu 3 bakuborotse 2 bakuborotse ugasanga Diane ntarakuboroka none unanamugora kubarusha wa muntu nyine ugora ukavuga ati mu mutima wawe nawe ukavuga genda wa muntu wenda kugoye ukavuga ati reka Rweme nongere mugore kuri iyi nshuro nashaka nawe yongera mboroke uri kunyumva neza Jose ndakumva reka nongere kuri iyi nshuro icyo bita kubangama ukavuga ati mana nkiza Jose uyu munsi ntungurwa no kubyuka ngasanga Diane aracyantekerezaho mu bantu agambirira nk'abana biwe nanjye ndimo nzi ko namugoye gushyika kuri finale nzi ko narengeje iki urugero n'umuco nyarwanda uzi umuntu none kumutakira akakumva neje akakumva hamwe nyine ba Rweme bose bananiwe bose hagasigara umuntu akakwemerana n'imiruho yawe yose akavuga ati njye ndi marayika murinzi wawe n'Uwiteka wakuntumyeho kumwe nyine umubyeyi udafite uko wakijishura ya mfura yawe wa mwana wawe udafite uko wabigenza Diana nkabyuka mu gitondo ngasanga message namwandikiye yayisubije abandi ukabandikira ntibasubize akabisoma ntagusubiza abandi bakakuboroka wehe ukabyuka mu gitondo ugasanga yagusubije kandi ntagerekaho amagambo uzi umuntu guha bakanagerekaho amagambo uzi umuntu guha yarangiza agahita akubwira ati nguhaye irya nyuma ndakuborotse sibyo ndakuborotse mfasha abandi ngiye kugufasha sibyo abo bantu sindi kubagaya nabo barakoze ariko ndashimira Diane by'umwihariko aho uryamye ndabizi no gusezerera neza yego adashyizeho inkiro Jose nawe da Rweme nawe da aho twahereye tukureba ibibazo byutse nk'ubu ku bantu basigaye batureba ugasanga komeye nawe daho twahereye tukureba ntituzongera tukukureba inkuru yacu turayiretse inkuru yanjye turayiretse ntituzongera reba comment bagiye bandika tuvuga ko tugukunda mu gitondo ukabyukira kuri izo comment nk'iki kiganiro ukavuga ati duhereye none Rweme na Jose n'inkuru yanjye ntago tuzongera kuyireba n'uwakoze subscribe agasubscribinga nimba ari ugusubscribinga urumva uri kumva noneho hakaboneka undi muntu umwe cyangwa abantu igihumbi akakunambaho kandi akaba mu mwanya wose umva nyine fata nk'umurwayi nyine ufite nk'ibinyoro urumva icyo ari cyo bakamunena bose we yarangiza kandi akakuzana imbere
wa munuko wawe wose akagira ute akawihanganira. Muri aka kanya nicyo gisobanuro Diana avuze ku buzima bwanjye uyu munsi rero reka mvuge aya magambo kuri Diana nkuko njya nifuza kuzamuhobera. Urabizi ko buri munyarwanda wese agira inzozi zo kumva yasuhuza Perezida Paul Kagame. Ndabizi mu bantu nawe babinyoteye, nawe uba wumva urimo wamuhobera, sibyo? Siwe mu star dukunda, niwe muntu dukunda, niwe muntu uba wumva nyine waba inshuti yawe, niwe muntu uvuga ati nahuye n'umuntu ukomeye mu buzima bwanjye. Urumva ngenda gufite na Diane n'ababahavu twarahuye muri abantu bakomeye nahuye nabo. Noneho rero nkuko nawe bumva wifuza guhura na Perezida, nanjye mba numva one day nazahura na Diane nkamuhobera. Jose yahinduye ubuzima bwawe. Yego, nkamuhobera. Yego, ikintu namubwira za warakoze nk'igihumbi. Theo yararirimbye ngo nkaguhimisa yitabarika, nanjye namuhimisa nkamubwira ngo thank you man. Nkunga ati warakoze mubyeyi. Rero mbere najyaga musengera amasengesho nyine y'ama emotion arenze, mana mama zagura indege sinzi, nkumva nyine ibintu nyine by'abakire bwa mbere kwisi, kuko ndeba ibintu akora nkavuga ati se nk'ubu ngubu abyutsa agasanga wenda nka banke y'isari uri kuyiyobora, noneho yakora ibimeze gute. Uzi ko u Rwanda yaruhindura paradizo. Reka nkubwirwe Diane niwe mu diaspora ukunda igihugu cy'u Rwanda. Aba diaspora benshi nziranye nabo urabizi ko nagize umugisha wo kumenyana n'aba diaspora. Abari wa muntu uri guhangana no kubaka etaje Nyamata, singo agura ibibanza ku Muyombo n'ahandi, abenshi nziranye nabo nuko babigenza. Kampani ziwe, reba ibintu Diane asohora ku banyarwanda. Yego, numwe mu ba diaspora bakunda u Rwanda ku rwego nge bindenga nkavuga ate se mbaye ndi nk'umunyarwanda ubifitiye ubushobozi namuhemba iki, wenda tuve kuri ngewe kuko singe ngenye afasha abantu benshi. Ngewe ku bintu Diane akora nsigaye musengera ngo nawe azicare, Perezida wacu azicara aha, Madame Jeannette yicara aha ngaha, Diane yicara aha ngaha. Byibuze nawe avuga ati navunikiye u Rwanda rw'abantu bashima, navunikiye abantu babibona. Wenda abantu bari kubera ayo mashusho muri kureba hejuru n'abadamu bano bose bafashwa na ICC Rwanda, iwe na Diane, bahabwa ibikoresho bitandukanye by'umwihariko abana bafite ubumuga butandukanye ukomatanije muze abantu nyine binuka babakene bahabwa igishoro cyane. Rero nyifuriza Diane risengesho Perezida wacu azicara, nibyo nifuza. Bibaye byiza bikazaba nkabibona n'amaso yanjye, nazavuga ngo yamana ya Jose iracyumva. Madame Jeannette hano, Diane hano, Perezida wacu hari bakamubwira ngo felicitation, cyangwa se ubwo ibyo bamubwira nabo nyine sinzi uko Imana yabigenza. Gusa nicyo kintu mwifuriza, kuko ni umwe mu ba diaspora batikunda, badafata abanyarwanda nk'abasabirizi, badafata abanyarwanda nk'indushyi. Abanyarwanda mu gihugu, yego bari mu gihugu, badafata abanyarwanda nk'indushyi, nk'abadashoboye, nk'abanebwe, nk'abanyangeso basabiriza. Reba nk'ino nzu yubatswe, ni inzu navuga ngo Diane yubatse. Yego Jose, karame, wana atari gitangaza inzu nk'ingi. Ibi utu ni dutoya kubyakora rwe, utu ni duto kubyakora. Diane ireba imyaka atuma umuntu aba muri Kigali, umuryango famille, ukaba muri Kigali nawe utaha muri Kigali ubayeho neza, utaha ahantu heza. Ni byinshi. Ikindi message naho aba mama bafashwa, ubwo nanjye ndimo. Yego, rwe mu minsi ishize naciye mu ishuri, ndavuga ngo ninongera kugira ubushobozi bwo kugira icyo mbwira abantu, nzabwira buri mugore wese cyangwa buri muntu wese ugiteza amaboko, ugishaka ubufasha bw'umuntu, jya ubyaza umusaruro ikintu baguhaye. Yego, ntabwo bizahoraho. Ntabwo bizahoraho. Ufasha ntibuhoraho. Rekeraho kurya urangiza. I know. Buranga abafundi ngo nibo barya barangiza, kuko mu gitondo aba yararanye ikiraka cyawe, abazi ko mu gitondo ari busubire kugikwa kubaka. Turekeraho kurya rero nk'abantu mu gitondo, turi busubire
kugikwa kubaka. N'undi muntu wese ngewe ubufasha nabubonye kuko naje ku nkuru yanjye. N'undi muntu wese uri guteganya kugana inkuru yanjye, niyo wahakura ibihumbi 10, nyemerera ujye Nyabugogo kurangura agataro ka karoti ucuruze. Niyo utaza ku nkuru yanjye ugahura na Rweme mu muhanda, ukagira Imana agahagarika akamanura ikiyo cy'imodoka akakubwira ati wambresinze, Rweme akakubresinga akaguha ibihumbi 20 cyangwa 50. Rwe ubu ngubu ubufasha bwose nsigaye mbona si ubwo gukoresha imisatsi n'inzara gusa. Gahunda ni ukwizigama. Kuko nabonye ko hari inda n'imbirwe, indu yihereza umureti n'akagati n'agacyayi kamata, nimugoroba ukarya ikijumba n'ibishyimbo, ikagusaba mani ikijumba n'ibishyimbo. Ubu rero ngiye nayigiye imitwe ntinyurwa. Iyi misatsi myiza uyishyiraho nimugoroba ukogosha bikakubera. Urumva rero mwaba mama mwe mumenye ko indi idushuka. Reka kuvuga ngo kuko ngahise singiri mu buzima bwanjye ngo kuko udamarare bagukubite ako kantu k'ukwezi, nurangiza uhita uvuga ngo reka ngo nkarye ngo n'ubundi ku yitariki ICC zagira ute izampereza. Mureke twige kubyaza umusaruro ubufasha ubwo ari bwo bwose ubonye. Ndabwira abanyarwanda bose muri rusange, abanyarwanda turasuzugurwa Rwe. Twebwe tubayeho kubwo gutega amaboko, turasuzugurwa. Umuntu akagusomera igitabo ukamuririra ukamubwira ati ndashonje, kandi pe ushonje nukuri ubizi neza ko ushonje, kandi ubizi neza ko wenda ukarambwira ati basi mpa 2 byo gutuma ijoro rimwe rike. Rero abanyarwanda mureke twanga agasuzuguro. Ubufasha mu diaspora azaguha, ubufasha umuturanyi wawe azaguha, naguha ibiro 10 by'ibishyimbo, biteke miti ufate igikombe ubipime nk'ibishyimbo bitetse. Tubyaza umusaruro ubufasha. Niyo message naha aba mama. Nanifuriza ICC ko yakomeza igatera imbere. Ngewe ndayizeye mu gihe cyose Mami Diana gihari bizagenda neza. Dushimira abantu bose bakomeza kuyitera inkunga, dushimira abantu bose bakomeza kuyitera inkunga. Nawe ndagushimira uburyo ki ujya witanga ukaza gufasha Mama Diana kuri ICC. Ibi ni ibikorwa bya Diane n'umutima we mwiza akundamo abantu. Tubanze mu nzu cyangwa tuba n'abamama binjiramo nabari gufashwa na yego aba bantu nyine yego. Iyi nzu rero iyo nyirebye numva birenze, kavuga ati ni gute umuntu ashobora gukora agakora akavuga ati ngewe nzakora ibintu nk'ibi ngibi hagira abantu bishima kubera ngewe. Nawe rero urabibona ni inzu nziza cyane, ahantu heza cyane. Hano naho kuruhukira, naho gushirira agahinda. Nukuri turashima Imana, turashima Imana ku bwa Diane. Ubu icyo mba musengera, Imana imuhaze uburame, imuhaze kubaho n'imigisha, ijye imuhera imigisha mu mifuka y'abagufi n'abarebara, abazungu n'abirabure, amoko yose Imana igiye amuheramo umugisha kubw'ibikorwa bitangaje agenda akora. Turamushimira twebwe uyu muryango akomeje kwitaho ndetse no kugirira neza uko bwije nuko bukeye. Yego yego. Rero iyi nzu hano hazajya haruhukiramo nk'abamama bafite bahohotewe, bafite ihungabana, baba mama bafite ibibazo byo kuba bafite abana babana n'ubumuga, kubyakira bikabananira. Nukuri harimo ibyumba byinshi, haba kuryama wumva byagucanze. Nicyo ngicyo iyi nzu yateguriwe, ntago ari yanjye na Bobo ni y'umuryango wa ICC. Muze tuyitembere cyane. Ahangaha ni muri sare, ahangaha ni muri sare, umuriro wagiye. Iyi ni ofisi y'umuyobozi wacu, ofisi. Iyi ni ofisi nanjye reka ngigeremo. Baha
nta muntu bitabera nta bitakwira. Iyi ni ofisi murabibona, aha niho abadamu bacu bazajya baza bagatangira ibyifuzo byabo. Ahandi rero ni ibyumba, aha rero ni ibyumba tuzajya tuza tukaruhukiramo, tukagira ute wahuye n'ikindi kibazo. Iki cyapa cyanditse ICC International Community City Center Rwanda Woman Empowerment. Rwe urara kuntu ngotoje. Kuntu ngotoje. Rwe urara kuntu ngotoje. Kandi byose ubikoze ubizi, byose abantu. Rwe byose ubikoze ubizi. Empowerment. Tuwarekeye aho kunyigisha se. Harimo ubufu. Batirize ko Gwe ibi byose nabishobora. June usa to make a difference in or community. Rwe urambabaje. Ibi bintu nkoze. Rwe ibi bintu nkoze. Mami Diane se yatangije gahunda yo kwigisha abantu icyongereza. Nanjye nzahita niga. Oya aka kantu kararyoshye. Ngo June usa to make a difference in or community. Okay, iyi basoma join as to make a difference in our community. Birabyo nabishobora. Cyakoze ndumiwe. Ndi kumwe na Safari Emmanuel, niwe tugiye kuganira, akaba ari umwe mu bayobozi muri ICC, afite ishami ashinzwe ry'uburezi rya education. Ariko ntabwo tugiye kuvuga gusa ku education, mu gihe gito dufite agiye kutubwira by'umweko ibikorwa byabo, by'umweko byo gufasha ibikorwa. Wumvise Jose amarangamutima ye, wumvise uburyo avuga ko yafashijwe na ICC. Ati nari hasi, uyu munsi ngera kure cyane. Mu bamwe mu bantu banyitayeho ni ICC na Diane, ku buryo ntabuze icyo kurya, ntabuze icyo kwambara, ntabuze aho kuba, ntabuze. Safi, tugaye ikaze mu kiganiro inkuru yanjye. Murakoze. Wanadusobanura kuri ICC Rwanda ku muntu utayizi. ICC ni umuryango nyine mpuzamahanga udaharanira inyungu ukorera mu Rwanda, umaze imyaka igera muri 6. Dukora ibikorwa bitandukanye byo kugira ngo tuzamure ubuzima bw'umuturage hano mu Rwanda. Dufasha abafite ibibazo bitandukanye mu mutwe cyangwa se ihungabana nahuye naryo, mu bibazo abantu durana byo mu buzima bitandukanye. Ndetse dufata no mu burezi, mu gice cy'uburezi naho dufasha abana nyine badafite ubushobozi bwo kugera ku ishuri. Muri make wasobanura kuri kino gikorwa cyabaye uyu munsi cyateranije imbaga by'umwe kwiganjemo abadamu. Hano rero twataraniye uyu munsi, igikorwa cyari cyo gufungura ofisi hano muri karere ka Kamonyi mu majyepfo y'u Rwanda. Tugira ahantu henshi hatandukanye mu bice by'igihugu, mu burasirazuba, amajyepfo no mu mujyi wa Kigali. Ibyo byose nakubwiraga haruguru
kwita ku baturage cyangwa se kubafasha kugira ngo ubuzima barimo tujyanye na gahunda y'igihugu iterambere kwita ku bidukikije ya gahunda y'uyu munsi rero twari dufite igikorwa nyamukuru cyo gufungura ofisi hano ariko tukaba twari dufite nanone ko duhuriza hamwe abagenerwabikorwa bacu ndetse n'abafatanyabikorwa ba ICC twadushijeho no gufasha abaturage batuye hano muri kano mu kino gice cy'amajyepfo mu karere ka Kamonyi n'abandi bagenerwabikorwa twari dusanganywe kubafasha nyine kubona imbabura nk'uko mwabibonye bibafasha nyine mu mibereho yabo buri munsi. Hari ikintu umuntu ashobora kwibaza, mufasha bano babyeyi, mufasha abana mu buzima butandukanye, rimwe na rimwe usanga ari nubwo leta ivuga ngo babandi bari mu cyiciro cyo hasi bagerageze kuzamuka bave ku cyiciro kimwe bagere ku kindi, mujya mushishikariza abantu kuba bakwivana mu cyiciro kimwe bajya mu kindi? Mu by'ukuri ntabwo dutanga ubushobozi bw'amafaranga gusa no gufasha umuntu mu myumvire. Hari ukuntu nyine tubwira abantu dusanze bari muri ubwo buzima twafasha nyine kubereka amahirwe ahari, kwishakamo ibisubizo. Ntekereza ko nta nubwo tubaha n'amafaranga menshi cyane, ahubwo gukomeza kuba hafi, kubagira inama, ko bava ku cyiciro bariho bakagera ku kindi, kandi amahirwe aza rimwe mu buzima. Nubwo tuvuga ngo tuba twabahaye abari adasanzwe, ntabwo ari amahirwe adasanzwe, ariko ni amahirwe baje kunganira umuntu mu mibereho yari asanzwe abayemo, ndetse kugira ngo ave kuri cya cyiciro yarimo cyo hasi mu bijyanye n'imibereho, nawe abashe kugira aho yigeza hatera imbere. Kandi dushima Imana nyine, kandi tubona ko bigira umusaruro. Harimo abatangabuhamya bwabyo ko bamwimije na Jose, abadamu benshi bacuzaga nyine ku butaro bafite aho bacururiza, abanyeshuri bariga, abadamu bafite ibibazo nyine cyangwa se bafite abana bafite ubumuga, turabafasha mu buryo bwo guhiringa nyine bakarushaho kwita ku bana babo ndetse no kwiteza imbere. Reka dusoreze kuri iki kintu. Uyu mwaka wa 2026 turi mu kwezi kwa kabiri deja, nka ICC mufitemo iki niki kidasanzwe watubwira kuno mwaka? Uyu mwaka turi guteganya byinshi tugenera abagenerwabikorwa ndetse n'abafatanyabikorwa bacu barimo leta, barimo indi miryango itandukanye, harimo niba badufashije nyine kugira ngo tubashe guhereza stove abagenerwabikorwa bacu. Turashaka nyine cyane cyane by'umwihariko hano mu karere twaje gukoreramo ka Kamonyi, kwegera abayobozi by'umwihariko bibanze, tukegera abaturage, tugatanga umusanzu wacu gufasha nyine igihugu na sosiyete muri rusange, community turimo, kwishakamo ibisubizo no gutera imbere. Urakoze cyane Safari. Gusa ubwo ku bantu navuga ngo uyu munsi mwifuza gukurikira ibikorwa bitandukanye, buhamya n'ibindi byinshi by'abagenerwabikorwa bo muri ICC, n'inama zitandukanye, mujya kuri YouTube channel yabo, ni ICC Rwanda. ICC Rwanda. Wanditsemo amagambo uretse utubona, ndaza kuyipininga hasi website yacu uyibonaho, no kuri YouTube urayibona. Ndaza gupininga YouTube channel ya ICC, ubundi uyifuza rwose agende ajyeho uklikeho, tubafashe tubazamurire community yabo, cyangwa tubazamurire aba subscribers bari kuri YouTube channel yabo. Naho utaha baramutse neza. I'm so happy to stay with you this day, because for me it's a very special day. Ndishimye kuba turi kumwe uyu munsi kuko kuri we n'umunsi w'ingenzi. We and Catherine and me are here already 4 weeks. We na Katrina ni mugenzi bari gukorana hano, bari hano hashize hafi ibyumweru 4. We are both psychotherapists, and we are teaching psychologists and social workers different kind of psychological methods concerning healing from trauma, and especially also helping couples that they learn to communicate in a peaceful way
because there is a lot of problems with couples in conflict. turakorana n'abahuguzi cyangwa se bakozi bya kinyamwuga mu bijyanye no gukemura amakimbirane ariko noneho yajemo n'ihungabana. Rero turimo turahugura aba psychologist bakora ku ndwara zo mu mutwe cyangwa se ahashize h'umuntu hashize igihe turi kumwe nabo, hanyuma njyewe nawe na Katrina nibyo tuba turimo kenshi. So that I'm here is a long story, but I will tell you only a short story, because it started 2017 when my daughter Jona came here. She studied psychology to do an internship for 3 months. Ni inkuru ndende ariko arabasangizaho gatoya ko byatangiye na 17 bwaza bwa mbere, ariko haje umukobwa we mbere witwa Yona yarimo n'ubundi ari mwimenyereza umwuga muri no gisata cyo gukora ku bikomere n'ihungabana. And when she had this plan, I said, "Oh, that's good. Then I want to visit you." But she said, "No, you don't. It's not the need to visit me." Umukobwa we aje amaze nk'ibyumweru bibiri, papa yaramubaje ati se nzagusure mu Rwanda umeze neza, arambwira ati nta kibazo uzabyihorere ntago mbikeneye. But after 2 weeks we had a call. She said, "Oh, it would be nice when you visit me." Ati hashize ibyumweru bibiri twongeye tukuvugana, arambwira ati ariko noneho tubanza waza. So, and when I came together. I met Therese, a Rwandan psychologist, and we had interesting workshops together. And I also met Dismas because Dismas became a very good friend of my daughter Jona. Hanyuma icyo gihe rero bwa mbere yabanje gukorana n'umu psychologist ukorera mu majyepfo i Huye, niho twakorera icyo gihe. Hanyuma ubwo bamaze kumenyana rero nibwo yabonye ibyo akora, atangira gukorana nawe mu bijyanye n'amahugurwa mundi batangaga ku ba psychologist mu majyepfo. This time we have a lot of cooperation and jobs to do together, and one of this is the implementation of these wonderful stoves. Icyo gihe rero nanjye nakoreragayo stage nkiri umunyeshuri, menyana n'umukobwa we, kuva icyo gihe dutangira gukorana amaproje atandukanye. Muri ayo ngayo menshi harimo n'izino mbabura dutanga ku miryango. When I came here with the aeroplane, I asked myself, is that correct? Because the aeroplane lets go out so many carbon dioxide, and that's not good for the climate. Igihe cyose twaje mu Rwanda n'indege, kumeza yibaza iki ni igitekerezo cyiza, ko mbizi neza ko indege zirekura imyuka ihumanya ikirere. And I got in contact with an organization, it's called Atmosphere. Hanyuma rero yaje kumenyana n'ikigo cyitwa Atmosphere. And this organization helps to, is very conscious concerning carbon dioxide, and they support projects who hinder or how to say? We deal with the carbon dioxide emission. Yes. Iki kigo rero gikorana n'imishinga cyangwa se n'abantu, imishinga mitoya igerageza kugabanya ingano ya carbon dioxide, namwe mu myuka ihumanya mugomba kuba muzi. Okay, they finance and support projects which reduce the carbon dioxide. Rero batera inkunga iyo mishinga ikora muri icyo gice. And you know, carbon dioxide is not good. When you inhale what's coming out from a car, you would die. Yeah. Murabizi yuko carbon dioxide si umwuka mwiza, nka buriya n'urugero ukomeje uwinjiza uriya mwuka nk'imodoka isohora, bishobora kutakugendekera neza, wanapfa. So one of this project is this wonderful stove, because with this wonderful stove you save 80% of the carbon dioxide. Avuga ko kimwe mu byo rero uyu mushinga ukora cy'ingenzi ni ugutanga zino mbabura, kuko zino mbabura zishobora kugabanya byibuze 80% y'umubare w'ibicanwa, ari nako carbon dioxide igabanuka. And the second positive effect is that you save wood. You need much less wood, yes. So especially you, responsible for the household things, don't have to go so often in the wood and cut wood.
ati ikindi kirenze nuko ugabanya umubare w'ibicanwa cyane cyane nkamwe mu kuba muri mu mirimo yo mu rugo muteka ati binabagabanyiriza wa munaniro na kwa guhihibikana umuntu ajya kwirwa ashaka inka. Coming back from my first journey, I went to the Rotary Club we have in our village, and I asked if they are interested to support this project of cooking stoves. Agasubiye inyuma gatoya rero yibutse ko muri mu gace atuyemo hari Rotary Club, sinzi nimba abantu muyizi, hari akontu bashyira amafaranga hamwe abaza nimba bashobora gutera inkunga no mushinga nk'uyu. And of course I informed all my friends and other interested people about this project of stoves to donate for this project's money. Yego yabwiye rero inshuti ze n'abandi bantu bandi bakora nanjye wenda bazi benshi bari mu zabukuru bangana nawe bagenda bakusanya amafaranga n'umushinga tumaze kuwukora mu turere tugeraho muri tune, hari mu majyepfo mirenge myinshi mu karere ka turere tw'Iburasirazuba niho rero akenshi dukunda gukorana iyo mishinga n'abantu. So we started this initiative, and Dismas and two of his friends were the actors, and we have now already distributed 1,300 stoves. Twaratangiranye kugera uyu munsi hamwe n'abagenzi banjye tumaze kugeza ku miryango n'amashyiga arenga 1,300. And we only distribute these stoves to people who have a specific need. Kandi tuyahereza abantu bafite bakeneye ubufasha runaka bwihariye cyane cyane nk'aba babyeyi bafite abana bafite ubumuga. And I think especially you with children or a child who are in a specific situation needs specific help. Cyane cyane nka mufite abana bafite ubumuga birumvikana ko mukeneye ubufasha bundi bwihariye. And Dismas told me about this group, and I said, oh, this would be a very good target to go there. Umunsi wa mbere duhura njya turi kumwe na ba Gerard na ba Roro na twabiganiriyeho nabaza ko ari kimwe mu bintu twashobora gukorana namwe byibanze no kugira ngo tumenyane. And now we are here and can distribute the stoves, and I'm really happy that you can receive these stoves. Uyu munsi rero tugiye kwakira zino stoves, arumva bimushimishije kandi biratunejeje twese ko noneho bibaye byabyo twari twarateguranye. And I hope that you really love this stove, and especially the Wonder Box, because the Wonder Box is the real wonder. Zibifuza ko rero izi mbabura twazazikoresha neza by'umwihariko iriya runonko kiriya gishyushya murakibona. Kiriya gishyushya twagitekereje kubera impamvu z'uko iyo tuvuze special needs cyangwa se umuntu ukeneye ibyiba ukeneye ubufasha burenze nuko utabona umwanya wo kwita ku mwana ukeneye iriya tansinga na kuriya ubona umwanya wo kujya uhora uteka buri kanya, ni byiza gushyiramo ibyo kurya bigakomeza bishyushye. And at home, when I am cooking, for example, rice, we do it with a gas stove. Yes, I only have to cook it 2-3 minutes. Then I put this pot into newspaper, and this has the same effect. Ati ndabizi neza ko bikora kuko mu rugo iyo ntetse umuceri ntugirenza nk'iminota 2 wa nibakiya ni babiri na madamu we twari mu cyanteko iminota nk'ibiri tindazi neza uko bikora rero ndayishyiramo ikinyamakuru mo hasi n'amaji gusoma gatekamo amafunguro umuntu ngapfundikira mara umwanya bishyushye. So I also cooked rice with different vegetables I put in, yes, and in 20 minutes it's ready. My children came home and I could serve dinner because my wife was a teacher, so she was not there at 12 or 1 o'clock. So it also lightened my work a lot. Nawe byigize kumworereza akazi igihe yabaga ari mu rugo wenyine ari utetse umugore wari mwarimu igihe abana bava ku ishuri basangaga yahishije kare byamugendekeye neza byose bitamuvunnye. And I don't know if you are married, if you live together with a husband, but if there is a husband, I think you also should introduce him in this simple technique using these stoves, because it's really a revolution. Twabana n'abagabo banyu mwashakanye cyangwa se mubana ati nabo muzabibereke babigerageze ntabwo guteka byica umugabo.
and man can equally handle this stove. It's not needed to have a specific technique, brain or something like that. nta bumenyi budasanzwe bisaba rwose n'umugabo ashobora gukoresha ino mbabura. So I wish you all the best and that you really experience that it lightens your work at home. barabifuriza amahirwe masa, yizeye yuko bizabafasha kubazanira ituze ndetse no kuborohereza akazi mu rugo. One aspect I forgot to know. When you are cooking and the fire is going and this dust comes, yes, and you inhale it and you start, yeah. But with this stove, up the time the pot is in the Wonderbox, there is no further Rauch. Hariko igihe twigize kubona abantu bajyaga bateka mbere tugitangira, abantu bajya bagikoresha nama bakiga murayazi, amwe atuma nk'ivumbi ritumuka, atiriya naryo rigiye mu bihaha by'umuntu si byiza. Ariko nk'ino stove yo byose bigumana imbere, muraza kubibona kandi ndamwe twarabiberetse, ubikuramo igihe kigeze buryo bidashobora kukwanduriza imyanya yawe y'ubuhumekero. So it also helps to keep the lung healthy, and this is very important. Rwose ni ikintu cy'ingenzi ko bifasha kurinda imyanya y'ubuhumekero y'ibihaha. So all the best and let's celebrate this day together. uyu munsi turimo turafasha ababyeyi batandukanye bafite abana bafite ubumuga butandukanye, hari ubumuga bukomatanije, hari ubumuga bwinshi, you know. So uyu munsi rero twagiye muri iki gikorwa cyo kugira ngo tubereke ko ubuzima bukomeza malgré tout, nubwo nyine bahuye n'uruva gusenya cyangwa bagize ibyago abana nabo bakagira ubwo bumuga, kuko ubumuga ntabwo ari ikintu avuga ngo umuntu yakwifuriza uwe, ariko iyo byaje biba byaje, sibyo? Iyo byaje biba byaje. Niho mbavuga ngo ujye wisuzuma urebe muri quartier aho utuye cyangwa n'ahandi hatandukanye mu Rwanda, uvuga uti ese hari umuntu nigeze fasha ukeneye ubufasha? Hari umubyeyi uba unaniwe ku buryo adashobora no kujya gukora bitewe n'umwana afite, bitewe n'inshingano n'ubukene afite. So biba byiza rero iyo tubafashije, biba byiza iyo duteye intambwe tukavuga tuti reka tujye gufasha abantu. Ubu ni umukoro nguhaye, ni umukoro nguhaye. Nkubaza se mu by'ukuri wowe hari icyo uri gukora kugira ngo ufashe abantu batandukanye? Icyo ni ikintu gikomeye nifuriza buri wese. Reba nk'izi mbabura, ni imbabura zigiye gutangwa na ICC Rwanda, ni imbabura, iyi si imbabura, iki ngiki ni igishyushya, you know, ni igishyushya ku buryo ushobora ngo nitere munsi y'ibiryo. Uyu mushiki wanjye rwose aha ngaha ati nitere munsi y'ibiryo, ugaterekamo imbabura ubundi ntabwo bishobora guhora. Izi ni imbabura zigiye gufasha aba babyeyi by'umweko baba bafite ibibazo bitandukanye, ubukene, abana afite ubumuga n'ibindi bitandukanye. Tunashimira ICC Rwanda ifasha by'umweko bano babyeyi. Ubushize twe turi Nyamirambo, mwumva ubuhamya bw'abantu bafite ibibazo bitandukanye, bafite amarira n'amarangamutima by'umweko y'ibyo bahora nabyo mu gusekwa ko bafite abana bafite ubumuga n'ibindi bitandukanye. Man, so banze munkurikire gatoya, tugiye kubanza no gutera ibiti kuko turifuza bati nkurikira, turifuza ko bino bintu biba ibintu bifasha abantu. By'umwihariko tugiye gutera igiti tugiye gutera ni gereveriya. Urabona akantu ni agashyamba gafasha abantu, tugiye kubyongera n'ibiti nyine bishobora kuba byabana n'imyaka. Baraza no guhabwa avoka. Ari umugabo hari yatubwiraga n'umuzungu mu Budage ukuntu iwabo nyine batajya babona uburyo bahinga avoka kubera ko nyine bagira ikirere kibi, ariko twebwe twambara ikirezi ntitujya tumenya ko kera bagira ikirere kibi kubera urubura, you know. Zana ngufashe ishashi simbizi se kwikuraho. Twarateye iki ni igiti, ninde ari kugitera? Nje waruje akera ukora iriya shashi uyikuraho, ubundi bakita igihoho, ubundi ugahita ugiteramo. Yego gatugitera, tuzagaruka tuye ko kino giti cyameze bagifashe neza. Ntagaruka
murakoze nk'uko twabibabwiye ibi ni ibiro bya ICC mu Rwanda mu karere ka Kamonyi. Twababwiye ko dukorera mu turere twinshi harimo Huye, harimo Nyarugenge, Kayonza none na Kamonyi yiyongereyemo. Rero ubwo turabashimira mwese ko mwaje kwifatanya natwe gufungura ibi biro, kandi tugashimira n'ubuyobozi bwacu bwiza leta y'u Rwanda ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze ko bemeye kuza kwifatanya natwe kugira ngo dufungure ibi biro hano mu karere ka Kamonyi. Ibi biro rero bizajya bifasha cyane cyane kwakira abana b'abangavu, cyane cyane ababyariye iwabo, abana b'abakobwa. Ikintu tuzajya tubafasha harimo ko tuzajya tubafasha mu bijyanye na vocational trainings cyangwa se kwiga imyuga y'igihe gito ku buryo babasha guhita bashaka uburyo bashaka amafaranga. Icya kabiri tuzajya twakira ababyeyi bafite abana bafite ubumuga, cyane cyane tubafasha muri therapy cyangwa mental health, kubagira inama ku buzima bwo mu mutwe. Ikindi harimo ibyumba byinshi, harimo ibyumba bigeze kuri 4. Ikindi cyumba ni icyumba cy'abagore, abagore wenda bahuye n'ihungabana, abo bose bazajya baza. Hari n'igihe uba wabuze aho uruhukira, ariko iki cyumba kizafasha abadamu batuye hano wenda bahura n'ihohoterwa ko bashobora kuhahungira cyangwa bashaka gutuza nko mu mutwe. Ibi biro rero birafunguye kuri mwebwe cyane cyane abagore n'abakobwa. Ikindi tuzafasha kwigisha ICT skills ku bana cyangwa abana bacikirije amashuri ku buryo bamenya ikoranabuhanga. Muri make ndumva ari ibyo. Ikindi ni uko muri serivisi dutanga cyangwa muri ibyo nakwita gahunda zacu cyangwa programs, tugiramo n'uburezi, aribwo twabwiye bufite department yabwo ihagarariwe na Safari. Iyo department rero hano nabwo izaba ihari. Tuzajya twigisha abana, kubigisha nk'icyongereza, ubumenyi mbese bw'ibanze. Muri make ndumva twabwira umuyobozi w'akagari akigira hano, hakaza n'umuyobozi w'abadamu b'Inyamirambo presidente akigira hano, ndetse n'abaturutse muri Germany bakadufasha gufungura. You are welcome. Mfataho just a demonstration. Yeah. Murakoze cyane. Turaza kugira umwanya wo kuhatembera, ariko kubera ko dufite ikindi gikorwa, reka tubanze tujye kureba zira stove tunateke, noneho turagaruka kureba ibyumba bigize iyi nyubako. Murakoze. Twebwe amakara ntabwo tuyasapotinga kugira ngo mubyumve, kandi ndabaha impamvu. Niba umushinga ugamije kugabanya gutema ibiti, mwari muzi neza ko ya makara tugura 500 y'akadobo niba yavuye mu biro 10 by'ibiti. Ni ukuvuga ngo iyo wegetse umufuka mu nzu w'amakara uba waratwitse hafi toni y'ibiti. Urumva? Noneho rero tujya no mu guhenduka, tujye no mu mwanya, nabyo mugiye kubibona. Ndimo gupima amazi, murimo kubireba. Kubera ko umuceri niwo dukunda gukoresha, ko buriya uri mu biryo bigorana mu buryo bw'imitekere. Amazi menshi ni ikibazo, makeya ni ikibazo. Ni byiza rero ko tupimira amazi ko tuba turi buze kuwuteka muri runonko. Urashyira amakara. Wabonye impamvu utayijya kure, wagiye kuzana ibindi nawe po wasanga rwabo.